Muraho neza, nongeye naje inshuti za Tantine Jackie Professional, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Muri aka kanya ubu noneho ndaje twige guteka item yitwa umunyige. Umunyige ni item y'ingande. Umunyige utekwa n'abagande, ariko si abagande gusa, abanyarwanda bose bafungutse mu mutwe cyangwa se bakunda umunyige nabo bashobora kuwuteka. Niba utazi rero guteka umunyige ukaba uwuzi uwukunda, ndaje nkwigishe kuwuteka, we kuzajya uwuteka ari uko ugombye gukodesha, uwurya ari uko ugombye gukodesha uwugutekera. Murakoze cyane. Umunyige rero ukuntu utekwa, dufata igitoki tukakironga, tukagiye nkironga ari kibisi kuko simba ashaka kuza kongera kukironga nagihase. Iyo ukironze wagihase uba ukivanyemo intungamubiri nyinshi. Hari intungamubiri zisigara inyuma, ziba ziri imbere y'igishishwa zigendera mu mazi. Icyo gihe rero ngiteka kitageze mu mazi, ntanakironze kuko ubu ninkironga ningihata ndagihata nshyira mu cyo ntekeramo ku buryo kitacenjinga kara cyangwa se kitahindura ibara. Inshuti zanjye rero umunyige bawuteka by steam. Cooking by steam ni uguteka ku mwuka. Ni ukuvuga ngo uteka ifunguro nta hantu riri buhurire n'amazi, kandi umunyige iyo bawuteka nta munyu bashyiramo. Ni ukuvuga ngo uwurinda amazi ukawurinda umunyu, ahubwo umunyu ukaza kuwurisha imboga, ukuwushyira mu mboga uri burishe wa munyige wawe. Murakoze cyane. Ukurikire kuva dutangiye kugeza dusoje kugira ngo utegure ifunguro ryiza uzajya utegurira abashyitsi, abakwe, ibirori, umutware wawe niba ushaka kumuhindurira. Murakoze cyane rero, mukomeze mukurikire. Ubu ngiye guhata igitoki cyanjye. Giteke ahantu amazi ari bujye, kandi amazi ararengeyemo hano n'isafuriya irabipfundikiye. Murakoze rero, igitoki cyanjye kimaze kugihata. Nubona utabasha rero maze kugihata, nagihase ngishyira mu mazi kugira ngo kidacenjinga kara cyangwa se kidahindura ibara. Murabibona? Noneho ngiye kukivana muri aya mazi, ngifunike mu isashe mvuye kugura nshyashya ifite isuku. Nayiguze maze kuyigura, ndanayimesa neza, ndayinyuguza n'amazi menshi. Isashe nta hantu yahurira n'amazi, irafunze nta mwenge urimo. Ubwo ndafata ya sashe rero mfunyikemo igitoki cyanjye, nta munyu ushyiramo, ariko nashaka gushyiramo umunyu burya wawushyira mu ishashe, ariko si byiza. Ibyiza ni ukuwuteka utarimo umunyu, kandi umunyige uba mwiza usa neza iyo uguze igitoki gikomeye. Waba uri umuhinzi ukagitereka ugiteganyiriza kugitekamo umunyige nyine, uza usa nk'umuhondo, uhumura neza cyane ku buryo ushakiriza abashyitsi, abakwe, abakazana, ibirori biraryoha cyane, biba byiza pe, abashyitsi barishima. Ikaze rero noneho ngipfuye ko igitoki ari ukugiteka by steam. Steaming ni ukugiteka ku mwuka. Bidatinze nk'ejo cyangwa ejobundi nzanabigisha metode zo guteka kugira ngo mujye muteka muzi uburyo muteka. Umunyige uteka by steam. Ni ukubera ko ngiye kwakira abantu batari benshi, batagera muri 7, kandi ndateka n'ibindi bintu biherekeza umunyige wanjye. Gufunga neza ku buryo nta hantu amazi yaca. Yes. Birashyushye cyane. Murabibona rero wa munyige wanjye nifashishije uburyo ko nawutetse nyine kwa kundi muri yashashe. Buri ku mubireba ntabwo amazi yigeze ajya mu ishashi, ariko ibitoki bigiye kujya kubinyiga. Mukurikire. Rero ruhande ugenda ukanda kugeza bibaye pire.
wavuga ngo ni pire y'igitoki ariko ni umunigi cyangwa ubugari bw'igitoki, ni umunigi. Abandi bafata ibindi birere bagakandisha, twebwe rero nta birere tubona, dutuye mu mujyi, nta birere twabona pe, tubigenza gutya. Wa munyige mujya kurya muri resitora hahandi kwa Narongo, ni uko nguko aba yawukoze, kuko nawe nta birere yakwibona. Abantu mukunda rero ibiryo bitetse by steam, ni uko biba bitetse. Ndanomba cyane ku buryo maze kubinyiga, ngiye kubisubiza ku ziko kugira ngo umunyige wacu tuwutange uhinda umuriro, uhumura neza cyane. Ikintu tugiye kurisha rero ni isosi y'inyama, niyo nateguye, ariko iyo ubishatse nanone utegura isosi y'akabemba. Akabemba ni ubunyobwa, aba bantu mwabaye muri interina murakazi. Ubunyobwa nibwo burishwa, isosi y'ubunyobwa niyo irishwa umunyige. Ndongera ngifunge neza, hanyuma nimara kubifunga dusubize ku ziko kugira ngo bize birushaho guhinda umuriro. Umunyige uribwa ushyushye, iyo uraye utarangiye, kera ababyeyi bajyaga bawufata bakawuturariza mu ziko, bugacya tukawunywesha cyane. Yes, murabibona rero umunyige wanjye nguyu urahiye. Ubu tugiye kwakira abantu, turawurisha isosi y'inyama niyo yateguwe. Murongera kumbona ndi gutesitinga nyine, ariko hano uyu munsi sintesitinga, ndabyara mbishyire ku isaha, ntabwo muri bumbone testinga uyu munsi. Umunyige wanjye rero ukaba urabonetse, nababwiye ko iyo ushaka twamaze no kuwumamira neza. Ubu ngiye gutegura ku meza nakira umuryango. Iyo umaze kubinyiga neza ubishyiramo gutya mu gipura wateguye, hanyuma ukabipfundikira kugira ngo bikomeze bishyushye. Yes, umunyige wanjye rero ndawupfundikiye, ubu ngiye guhita ntegura nakire umuryango. Murakoze cyane.